kwitiranya shine hamwe na hydration, ugasanga kuba kuri uruhu rwawe ruri gushininga ukumva hydration ihagije, kandi wowe mo imbere urabizi neza ko uri kumva uruhu rwawe rwumagaye mo imbere. Ugasanga yibagiwe creme, kandi creme nizo zituma uruhu rwacu rugira ubudahangarwa igihe amavuta yanga kugukorera. Icya mbere ugomba kumenya ni uko dry skin akenera ama oil, naho dehydrated skin akenera humectant, kurura itamarima. Ubona uzana uturongo no gusubirana bikagorana, iyo ngiyo iraba ari dehydrated skin. Niba uruhu rwawe rumatira rwegeranye cyane ariko oily skin, ukaba wisiga moisturizer ako kanya ugahita wumva uruhu rwawe ruruma, ushobora kuba uri kuvura ikibazo kitari cyo. Kuko iyo uvura dehydrated skin ukayivura nkaho ari dry skin, utakaza amafaranga kandi na barrier yawe ishobora kuhangirikira. Munsi iyi video iraza kurangira umenye niba ufite dry skin cyangwa ari dehydrated skin. Uraza kumenya n'icyo wabikoraho, kuko dry skin na dehydrated skin ni condition zitandukanye. In a world where beauty's prized, Yakwel is here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Aho bitandukanira ni hehe rero? Reka tubivugeho mu buryo bworoshye. Ubundi dry skin ni skin type, ikaba ari ya skin type ibura amavuta, aba ari umuntu ufite ibinure bikeya cyane. Aho iyo ari dehydrated skin aba ari skin condition, aba ari uburwayi uruhu rufite. Skin type iyo ariyo yose ishobora kugira ubu burwayi. Uburwayi butuma umuntu atakaza amazi dusanganywe mu ruhu ariyo twita hyaluronic acid. Uzabirebe iyo ukomeretse ukuntu ku gisebe hazaho amazi, ari amazi rero niyo utakaza. Mu busanzwe uruhu rwacu rugizwe n'ibinure ari byo cholesterol na ceramide, inkuta zituma uruhu rwacu rudatakaza amazi ari byo twita tewil. Icyo bishatse kuvuga rero ni iki? Iyo ufite ibinure bikeya uba ufite dry skin, naho iyo ufite amazi makeya aba ari dehydrated skin. None iyo barrier yawe uruhu rwawe rwo hejuru rufite ubudahangarwa bukeya, ushobora kugira dry skin ukanagira na dehydrated skin cyari. Dry skin ibisa irangwa ni dry skin, amavuta aba ari makeya, uruhu ruba rukunda gushishuka rimwe na rimwe, ubona ari uruhu rwumye cyane, ubona afite texture itagororotse, rimwe na rimwe urwo ruhu ruba rushobora kukurya. Nanone ushobora kwisiga makeup ukabona nisa neza, ariko hari umuntu ushobora kugira dry skin rimwe na rimwe akajya abona hazaho amavuta, nabyo birashoboka. Dry skin ni skin type iri genetic, ushobora kuyikomora ku babyeyi, ushobora kuyikomora ku muryango wawe. Niba umuryango wakunda kugira dry skin, nawe amahirwe menshi ni uko ufite dry skin. Uyu muntu ufite dry skin akenshi kubera ko aba afite ibinure bikeya no gutakaza amazi bishobora kubaho, nibo bantu bakunda kugira ino condition ya dehydrated skin cyane. Ikindi gishobora gutuma umuntu agira ino dehydrated skin ni ugukunda koga amazi ashyushye cyane, koga amasabune akaze, cyangwa mu gihe turi mu gihe gikonje nabwo umuntu ashobora kugira ino skin condition. Reka turebe ibiranga dehydrated skin. Dehydrated skin abantu benshi bakunda kuyitiranya. Dehydrated skin ikunda gucanga benshi kubera ko ushobora kugira oily skin ukagira na dehydration, cyangwa ukaba ufite acne prone skin, uruhu rukunda kurwara ibiheri ariko na dehydration ikazira. Ibimenyetso bizakwereka ko ufite dehydrated skin: kumva uruhu rumatira nyuma y'uko umaze kwisiga, kumara kwisiga ukabona uturongo wari ufite ku ruhu turagiye, utwo tuba ari dehydrated light, cyangwa ukabona uruhu rwawe rukunda kuba umweru, rimwe na rimwe rukaba sensitive, cyangwa ukaba ufite oily skin ariko mo imbere ukumva uruhu ruregeranye cyane. Mu bishobora gutuma ugira ino condition ni ukwikuba cyane mu maso ugakabya, kuba wakoresha mascrub, kuba wakora over exfoliation, bishobora gutuma uruhu rwawe rwuma cyane rugatakaza amazi mu buryo bworoshye, kuko barrier yawe iba iri kugenda yangirika gake gake. Ibindi bishobora kugutera dehydration ni ugukora exfoliation ikabije, gukoresha amatona arimo za alcohol, imiti imwe n'imwe ivura ibiheri nayo ishobora kugutera iki kibazo. Iyo uruhu rwawe ruri gutakaza amazi, uruhu ruragenda rugakora ku buryo rukora amavuta menshi y'umurengera. Impamvu uzasanga hari umuntu ufite oily skin ariko mo imbere akumva uruhu rwiwe ruramati. Test 3 wakora
kugira ngo umenye niba ufite dehydrated skin cyangwa ufite dry skin cyangwa ufite oily skin. Test ya mbere ni ugukoresha agapapuro, zino toilet paper cyangwa izi tissues. Karaba mu maso gashire ku ruhu rwawe, nigafataho uraba ufite oily skin, nikadafataho uraba ufite dry skin. Niwumva mo imbere uruhu ruri kumatira uraba ufite dehydrated skin. Ubundi buryo wabigenza kurura itama rimwe, ubona uzana uturongo no gusubirana bikagorana, iyo ngiyo iraba ari dehydrated skin. Naho nubona rumeze nkaho runanutse cyane, iyo ngiyo iba ari dry skin, kuko dry skin ni imwe muri skin type ikunda kugira ibibazo byo gusaza vuba ku ruhu. Indi test ya gatatu wakora, isige moisturizer nubona uruhu rwawe rukomeje kuguma ruguwe neza, iyo ngiyo iraba ari dry skin. Tubona uruhu ruhise ruzana umwera, iyo ngiyo iba ari dehydrated skin. Kubera iki rimwe na rimwe uri kwivura dehydrated skin hari igihe amavuta yanga kugukorera. Icya mbere ugomba kumenya ni uko dry skin akenera ama oil, naho dehydrated skin akenera humectant, akenera ibintu bituma uruhu rwiwe rwiyongera amazi. Uvuye dehydrated skin ugakoresha ama oil, mo imbere uruhu rwawe ruzagumana umwuma, ruzaba rukeneye amazi, wowe ukaba uri kuruha amavuta. Urumva ko dehydration ntabwo yakira. Niba dry skin uyivura ukayivurisha hyaluronic acid gusa kandi nakeneye oil, urumva ko inyuma barrier ntabwo uri kuyiha bya bintu ukeneye. Niyo mpamvu uzabona uri kuvura dry skin cyangwa uri kuvura umwuma usanga uruhu rwawe ruri kubyakira uko bikwiye. Uko wavura iki kibazo rero ni gutya: kuri dry skin koresha ama oil, dehydrated skin koresha humectant, ukoreshe moisturizer nziza. Dry skin koresha amavuta atuma barrier yawe igira ubudahangarwa. Uhitemo bya binure twavuze nka ceramide cyangwa amavuta arimo cholesterol, nayo yagufasha. Ugira agacleanser keza kadatuma uruhu rwawe rwuma cyane, kandi exfoliation ntuyikore ngo ukabye. Abantu benshi bakunda kugura amaramu ugasanga yibagiwe creme, kandi creme nizo zituma uruhu rwacu rugira ubudahangarwa. Barrier yawe yarangiritse, amaseramu nka retinoid cyangwa ama vitamin C bishobora kukwanga. Amakosa ugomba kwirinda ni ugukora over exfoliation, kwirinda gukoresha ama cleanser akaze cyane cyangwa ama bar soap akaze cyane. Niba kandi ukunda cleanser zirimo actives wenda kubera ko ziri kukuvura ibiheri, uyikoreshe 2 mu cyumweru, ariko uyikoresha buri munsi. Kudakoresha moisturizer nabyo ni ibintu bizagukostinga, kubera ko bishobora no kuzatuma uzana ibiheri bya hato na hato. Moisturizer izagufasha kugira ubudahangarwa, ni ngombwa rero kugira moisturizer. Nanone irindi kosa ugomba kwirinda, kwitiranya shine hamwe na hydration, ugasanga kuba kuri uruhu rwawe ruri gushininga ukumva hydration ihagije, kandi wowe mo imbere urabizi neza ko uri kumva uruhu rwawe rwumagaye mo imbere. Waravugaga ko ufite dry skin, rimwe na rimwe ukabona ufite oil, nizere ko umaze gusobanukirwa ikibazo uruhu rwawe rufite. Nizere ko kandi wamenye n'uburyo ki icyo kibazo wakivura. Mbere yo kugura izindi product, jya ubanza wibaze, ese ndi kubura amavuta cyangwa ndi kubura amazi?